This is Wim Hof. I am the Iceman! Tumaze iminsi tubabwira abantu bafite ubushobozi budasanzwe. Aba bantu ni abantu bafite uburyo baremye butandukanye. Murabizi iyi imvura iguye ukuntu twese twirukanka tujya kugama cyangwa se igihe cy'ubukonje, wenda nko mu itumba ukajya ubona buri muntu wese yambaye agakote, cyangwa se n'igihe ikirere gihindutse gatoya ukajya ubona abantu bagerekeranyije imyenda y'ubwoya buhambaye, ingofero, bakambara amasogisi bayagerekeranyije, abandi bakambara amapantaro bitari bisanzwe kugira ngo bahunge ubukonje uburyo bushoboka bwose. Ibi rero bitandukanye cyane n'ubuzima bw'umugabo witwa Wim Hof. Wim Hof icyitwa ubukonje ngo ni ikintu yaciye amazi, ndetse ngo gisa naho ariko kwishima kwe y'ubukonje buje ahita yitwara nkaho nta cyabaye, akabiryoherwa akabyishimira. Nubwo wavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1959, Wim Hof yavukiye mu gace kitwa Sittard muri leta ya Limburg mu gihugu cy'Ubuholandi. Uyu mugabo baje kumuha akabyiniro k'izina rya Iceman cyangwa se umugabo w'urubura. Uyu munsi afatwa nk'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri mu bice by'ubukonje, ndetse kandi ku bijyanye n'ubushobozi bwe buhambaye bwo kwihanganira ubukonje cyangwa se by'uko umubiri we mu bukonje nta kibazo cyo kugagara cyangwa se gukonja bikabije agira. Yabihindutsemo umuntu utera imbaraga abandi n'umuntu ubwira abantu uburyo bashobora kwihanganira ibihe bikomeye. Biramutunze. Uyu mugabo yagaragaje ubushobozi buhambaye kandi yagiye aca uduhigo twinshi yagiye ashyirirwaho mu kwihanganira igipimo gito cyane cy'ubukonje kibarirwa munsi ya 0. Ni umugabo icyitwa ubukonje cyangwa se icyitwa urubura iyo kigeze baba ageze mu gihe cye, igihe abantu bose bihishe, we abageze igihe cyo kujya ku karubanda no kujya kuryoherwa n'ubwo buzima. Uyu mugabo yaciye uduhigo dutandukanye kujyanye no kuba ubuzima bw'ubukonje. Uyu mugabo yaje muri Afurika yurira umusozi wa Kilimanjaro yambaye ikabutura. Ibi bisa n'ibidashoboka ku muntu wundi uwo ari we wese usibye nyine Wim Hof. Umusozi wa Kilimanjaro uko ugenda uzamuka kimwe na Karisimbi niko ugenda ukonja kugeza ugeze hejuru ku gasongero aho usanga urubura rwinshi. Uyu mugabo we ngo yuriye Kilimanjaro ageze hejuru yiyambariye ikabutura ye n'agapira rwose wakwita t-shirt. Ageze hejuru ngahagara iminota 112 mu bukonje rwose yishimira ko aciye agahigo yuko yuriye Kilimanjaro. Abandi bo bagatangazwa n'uburyo atari kugagara cyangwa se ngakonje ase n'uwumye yiture hasi. Ngo umubiri we wifitemo ubushobozi buhambaye bwo kuzamura ubushyuhe ku buryo ukagenda konja niko umubiri ugenda wishakamo ubushobozi bwo kongera kumushyushya ku buryo we ngo ntabwo ajya amenye yuko yarakonje. Uyu mugabo n'ubundi bakonjesheje amazi menshi bayahindura urubura bayashyira mu bipase. Ibi yabigiyemo abimara iminota 120 rwose ubona nta kibazo, aganira adatitira, atariyumvamo ubukonje na bukeya. Abantu batinya ubukonje batangiye gutitira. Uyu mugabo kandi yirukanse marato yambaye ibirenge, yirukanka ku rubura. Marato mbibutse ko ari ibirometero 41. Ibi yabikoze rwose nta kibazo na kimwe agize yirukanka, ndetse ngo nta gutitira kwamugaragaragaho, nta n'ikibazo cy'ingaruka z'ubukonje na gito yigeze agaragariza abari bamukurikiye. Uyu mugabo ngo umubiri we wifitemo ubushobozi buhora muzamurira ubushyuhe igihe cyose cyitwa ubukonje kije, ndetse umubiri we ugenda uringaniza ubushyuhe agomba kuba arimo kugira ngo mu bihe bisanzwe ugereranyije n'uko ubukonje buba bugenda bwiyongera uko igipimo cy'ubushyuhe kigenda kimanuka. Umubiri wa Wim Hof ngo ugenda uzamura ubushyuhe kugeza bigiye ku murongo. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cyitwa Mail Online, Wim Hof ngo yavuze yuko abantu bakeka ko akunda ubukonje, ariko we yavuze ko ku giti cye abwanga. Gusa nanone ngo umubiri we ufite ubwo bushobozi bwo gutuma mu gihe cy'ubukonje atahunga cyangwa se ngo ave iwabo kubera yuko habaye urubura ajye gushaka ahandi hantu hashyushye, kubera ko ngo we akunda ahubwo urwo rubura ruhari, kubera yuko ngo umubiri we rwose nta kibazo na kimwe umwereka. Uyabangamirwa no kugenda mu bundi buryo, kujya mu modoka wenda agiye ku kazi, ariko ngo yari kugenda n'amaguru ye ibyo ntacyo byari bimutwaye kubera yuko ubuzima bwe bumeze neza. Uyu mugabo yahimbye icyitwa meditative therapy ikorerwa mu bukonje. Yavuze yuko ngo ubukonje bwiyongera ariko umubiri ugenda urushaho gutuza, ndetse kandi wifasha umuntu guhumeka neza, hanyuma agatekereza neza, ubwonko bwe bukajya ku murongo. Ibi ngo bituma ashobora gukora ibihambaye mu buzima bwe. Uyu munsi nibyo yigisha abantu kandi biramutunze. Yigisha abantu gutekereza mu buryo bushikamye ndetse no guhumeka ushyitsayo, cyane cyane mu bihe by'ubukonje ngo igihe umubiri wenda kugagara, ngo nibwo umuntu aba ashobora kugaragaza imbaraga ze zidasanzwe mu buzima bwe, akaba yagira ubushobozi buhambaye bwo gukora ibihambaye. Yigisha abantu kwibabaza mu rwego rwo kugira ngo bishakemo imbaraga mu buzima bwabo. Mu magambo ye yavuze yuko nawe atazi uko ibintu byaje cyangwa se uko izi mbaraga zigize, gusa ngo yavuze ko mu gihe cy'ubwana bwe ngo yakundaga kwibabaza agashaka no gukora ibintu byananiye abandi. Aha rero ngo birashoboka ko aribwo umubiri we watangiye kwishakamo ubushobozi bwo kurwana n'ubukonje. Uyu mugabo mu myaka 2 ishize mu mwaka wa 2022 ubwo yizizaga isabukuru y'imyaka 63 yagiye mu bibase bya bindi nyine birimo amazi akonje y'urubura yanda bayahindutse ibuye. Ayo maramo iminota 63 avuga we ngo kari kurelaxa cyangwa se ari gushyira ubwonko ku murongo, ari kuruhuka
kuruhuka. Ubundi mu busanzwe ngo nta muntu wamara muri ice cube minota irenze 10 kubera ko ashobora kuvamo hari ingingo zimwe zidakora, imitsi imwe yahagaze. Ubukonje bimwe mu bintu byimura abanyaburayi benshi iyo bageze mu gihe cyitwa winter cyangwa se mu gihe cy'urubura. Benshi bakaza muri Afurika mu mavakanse, abandi bakaba bari mu nzu bifungiranye bacanye ibyitwa hita kugira ngo yazamurire ubushyuhe mu mubiri. Uyu muharandi we rero ngo aba ari hanze rwose atembera akina yambaye ikabutura ntacyo yifubitse na gato, kubera ko ngo umubiri we ufite ubushobozi bwo kuba ibyo by'urubura cyangwa se ibyo by'ubukonje bukabije bisa nk'aho ari inshuti yawo, ku buryo we iyo abandi bihisha ubukonje aba ari gusohoka ari kujya kubusanganira no kubuhobera nk'uwakira umuvandimwe we wari waragiye kure. Kugeza uyu munsi n'ushobora gukora ibintu byo ku isi yose ntabwo kuko kihariye, abandi twese ubukonje buje turifubika tugahunga, bigatuma nyine ari itandukaniro n'ikinyuranyo cyashobora gukora muri ubu buzima turimo. N'uyu munsi baracyari abadasanzwe n'imiremere karemano itangaje. Nitwa Gatete Eric Rafiki, mugire umunsi mwiza.